ndabasuje mahoro y'Imana abandi namwe kabisa amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali intara ya gatandatu y'aba diaspora n'abemera bya hatari aho kwa Sebo na Nyabo nababwira nti bukede kwa Samia Suru mutizedi nabo ngo habari za subuyu niba bwakeye ko simbese mu bashinga nahe bice biragenda mwana bice biraduka hama rero twagiye kwa Gisekedi naho bonjour baya gifaransa nicyo bakoresha ndabafite cyane ibe byiza ko subscribe kuri Pola Vibe nta kindi mbazaniye niyo mpamvu burambanje niruka bya hatari kugira ngo hewana bitancika mbazaniye za vibe zanyu muzi mbazaniye bya byiza byanyu muzi sofa uyu munsi turagaruka kuki umwandiko w'uyu munsi bavuga iki ndashimira umuntu wese akoze subscribe by the way agacano kamo kagenda kazamuka bikoco kabidundi kabifatika tuba twandika wewe wabigizemo uruhare nukwinda gushimira Imana amahoro ikomeze gweze umugisha ndimo ndanenga umuntu natse ubufasha akaba adashaka kubumba kana gusabye akadolari kamwe konyine ko nimenye ishyiraho kuri screen idolari rimwe Imana ibahereza umutima wo gufasha kwako gufasha bihesha umugisha kuruta gufashwa mbo nta kindi tukiro ni amateka n'undi y'uyu muziki umutumirwa wanye ejo wundi nabazaniye Metallic mwamubonye muti comment nago mu kuzizana ejo mwazizanye mugashyikira umuntu ko nta kintu bitwaye wowe ukunde mapora bure mapora naga ajya kwa n'abantu bagira urwango kuba wareba ikiganiro nkuhaye ntabwo cyekenze iminota 10 wese uri minota 10 wakoze iki ko n'ibiribwa butetse ko bitaba bihiye ufunguka cye minota 10 yonyine wakora aga subscribe bigutwaye iki subscribe ni ubuntu nta kintu ibuka telefone yawe icyo usabwa no kufitemo email byonyine ibindi ni umunyenga birijyana ni umunyenga pe aha ngarutse gukangura abantu dufitanye ibibazo muri showbiz producer uzi kumbikiye data zanjye ntushaye kuzima ndacyari mu bintu byoroshye ndacyabyoroshye sindatangira kumeshuninga amazina ushatse bame byanjye harakwanika nkakubikira umuceke wongeye mapara narakurungiye bara kuri imyanda narakurungiye director uzi neza ko dufitanye ikibazo wabirangije abikemuye cyega tukiyorera bakobwa ibanje mwahoze mukora umuziki wavunye bigoranye tute twabona zimwe muri materiel zatwereza urugendo ndabamenyesha ko studio yabonetse muze twikorera akazi nta kibazo bizatinda bimenyekane bizatinda byumvikane bizatinda byumvwe muze mureke gucika intege urugendo maje koroha ndababaye ubu mbabwira ndababaye ejo bundi nahuye n'umuhanzi ambwira yuko yigize kugirana ibihe n'umwe mu producer ntibuvuge ko niwe uzamwivugira nzamutumira hano ariko mu producer birangira murindagije anamwangisha n'umuziki kandi umutipe yazi kuririmba rwose ubu tuvuga ni umuntu w'umuhanzi naramwiboneye arahinga inyanya arimo guhinga inyanya yambwiye ati mapara tumuziki narakarabye ti rwose ntabwo nzongera ibyo runaka yankoreye nagahomora munwa cyangwa se nushaka kubyita agapfukamunwa uwo mujama nzamubazanira hano rwose kuri Pola Vibe abibibwire neza nzamubaza ibibazo byinshi azabibwirira ndongeye nkubita n'undi musani nawe merukana yari afite amaraso ashyushye arambwira ati ubuzima bwaranze narahamutse ubu ndimo ndikorera ikiyede byaranshanze nagiye ku producer
ankubita amadebe, ibintu bibombora birimo kubombagatana, ibintu bitavuga neza, ibintu bidasona. Muri media habuze n'umuntu n'umwe avuga ati reka umuntu tumufashe, ubu nanjye umuziki meze nk'uwawuretse, kandi channel yaramonetije rwose mwaka byara. Aba producer murimo kudutera ishaza bite twe tumenyerega nuza dashimu wigiye mu itangazamakuru abitewe na Lick amuri ibiceri. Nese ibyo bintu tuzabihoramo. Umwe ratutse uko ugomba gukomeza gukwira hose, umwe rapfa iki no gobagiza abapeti. Abo ni abantu babiri mbabwiye, bambwiye neza story zabo neza, nzabazana ahangaha nkabibariza ibibazo bakadundika neza, bagakocoka neza, bakabyivugira hano. Ubu mbahaye agasampo. Aka ni agasampo mbahaye. Hari umuntu ushaka kuvuga ati amapa arimo kugera kuri amatiku. Ntabwo ari amatiku nzana. Ibintu byabaye kera turaheza turaceceka, ariko none igihe cyageze ngo tuvuge. Kandi ninangiye kumeshoninga amazina, ntihazagira umuntu umpamagara ngo amapa ibintu uvuze ni biki. Nkomeye ko bwa mwakikosoye. Abo dufitanye proje zanjye banze kuma mwazimpaye. Abo muzi ko murimo gobagiza abapeti bakizamuka, ibyo bintu mwabiretse. Tugeze kubasani rubanda rw'umwami. We musaruzi ko ari ibiceri by'umupeti mwana ntumufashe. Wamugaruje ibye mwana. Wamugaruje ibye. Mfite abasani babiri. Nohereje amafaranga ngiye ubwanjye ku giti cyanjye. Mbatumira muri show. Naboheje transport ready. Mbatumira muri show. Banyemera ubufasha. Ntibigeze baza. Ntibampa amafaranga yanjye. Kandi abasani nabo baraho barice ngo kazafatwa. Nago kafatwa amara yanjye akimo kubatemba mu ntekerezo zanyu. Nomero yanjye muri momo nyibahese ko mbizi ko iki kiganiro mukireba 078 53 274 njya amafaranga nyine ndakeneye. Nakora buzanye twapanga nazo nyishaka. Muzihorere. Kandi mukomeje kunsaza mu mutwe, ninangiye kuvuga amazina kazabakira. Ye kazabakira, mujye muvana ubuhemu muri ibi bintu mwana. Mujye muvana ubuhemu muri ibi bintu. Niba uri producer warahamagariwe gukora production yikore neza inoze. Niba uri director bikore. Niba uri umusani fasha ko nawe warafashijwe. Ariko ibyo bintu byabo bya kanoni byo kwa ngo nta tundi tu business muzakora ku ruhande ngo mwaragangaye bigatuma muhora muhemukira ubusa. Nge ndaje mbanike nta mikino ngifite kuri iyi mihanda narakurungiye mwana. Nta mikino mfite ubu ngubu. Nananutse. Naranutse kabisa. Bantu banje mukunda Polo, abantu banje mukwikira Polo vibe. Nakingiye gukora, ngiye gukora bishoka byose. Abo basani bagiye bababazwa n'aba producer mbere ko ngewe before yuko nzavuga ibyanjye. Nzabangenza n'abantu bagiye babura muri iki kibuga. Bwose uyu runaka yagiye. Uyu runaka baye. Nzagera babazanira hano bagende bababwira. Bagenda bibibwira ngiye ibyanjye nzabivuga nyuma tu. Mukomeze mukande subscribe, mukomeze mumeze ubufasha, mukomeze muri biganiro mu bisangiza inshuti n'abavandimwe. Ewana ni inama zubaka. We musaruzi ko babajwe muri ibintu. We vayo amareba kinguye kwa Emapora, amareba kinguye kuri Pora vibe. Vayo ubwira abanyarwanda ibyawe. Urumva? Rega muri umuntu avuze ibintu bye aranaruhuka muri we. Ubona nakanye ko gutekereza ibindi. Cameraman umfashe iminota niba 8 cyangwa 9 umbwire. Iyo umuntu abivuze araruhuka muri we. Rero muze muhambuke muvuge tubone ubutangira ibindi. Hanyuma uyu mwaka before yuko nsoza usigaje iminsi itarenga 55. Mu minsi 55 mwamfashije subscribe igihumbi zikaba zuzuye tukarwana na watching time, kandi nimujya muri nibi bintu ko watching time zazamuka nkabahereza indirimbo yanyu k'indimbo zarangiye. Iminsi 55 isigaye mwabimfashijemo.
cyangwa 56 mubimfashemo. Uyu mwaka urangiriye Paravibe igaragaye ko iri mu kazi koko. Mubimba bari mureke kunci intege ngende mu mavuta. Umunsi ku munsi isaha ku yindi mba nimva mfite byinshi mbabwira. Uyu munsi nyabuye abo bantu rero reka mbashimire mbahereze maximum respect kuri mwebwe mukomeje kubana nanjye icyo bamara gikwiye. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Kanda subscribe wowe wayikanze